عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو داود الطيالسي وابن خزيمة. حديث duhereho ya mbere mu gitabo cyacu cya Al-Muharrar, twavuze ko tuzabanza kurebera hamwe umuryango ugendanye n'icyo bita kitabun jami'a. Ni hadithi zikubiyemo ibigendanye n'umuco ndetse no kurangwa n'imico myiza mu dini yacu y'Islam. Kitabun jami'a rero ikaba ari ikubiyemo izi hadith. Dutangiranye na hadith ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, atubwira ngo yumvise intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ivuga iti: innamal a'malu binniyat, ibikorwa byose aho biva bikagera mu dini y'Islam bishingira ku mugambi, bishingira ku migambi. Wa fi riwayatin binniya, mu yindi hadithi intumwa y'Imana yaravuze ngo binniya, hashingirwa ku mugambi nyiri gukora ibikorwa abikoranye. No kuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala ntagashaka kureba ibikorwa ukoze ese ubwinshi bwabyo bingana gute, ahubwo icyo ashaka kureba ni umugambi ubikoranye, n'uwuhe mugambi ufite. Abamenyi b'ururimi rw'icyarabu ni nayo mpamvu bavuga ngo innama, intumwa y'Imana yarashimangiye kwanza. Inna ni tawkid, yarashimangiye, hanyuma inyuguti ma ni al-hasr, at-tawkid wal-hasr cyangwa se wat-tahsir. No kuvuga ngo intumwa y'Imana yarashimangiye ndetse inashyiraho imbago yuko ibikorwa byose umuntu yakoraho byava bikagera icyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka n'imigambi ya nyiri gukora bya bikorwa. Hanyuma intumwa y'Imana muri statement ya kabiri, muri iriya nteruro ya kabiri iti: wa innama likulli imri'in ma nawa, ndetse kandi mukuri na buri wese, buri muntu azahembwa hagendeye ku mugambi yakoranye ibikorwa. Nuvuga ngo buri muntu wese ibihembo bye azabona hazagenderwa ku mugambi yari afite mu gukora bya bikorwa. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yakomeje ivuga iti: faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa wundi uzakora iyimuka, wa wundi uzimuka agamije Imana n'intumwa y'Imana, uwo nguwo kwimuka kwe kuzaba gushyigikiwe na Allah ndetse n'intumwa y'Imana. Wa man kanat hijratuhu lidunya, na wa wundi uzimuka ikimwimuye ari ukubera gushaka amaronko y'isi, ari ukubera gushaka ubutunzi, ari ukubera gushaka ubuzima, yusibuha, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo ayo maronko ashaka, iyo si ashaka, ubwo buzima ashaka azabubona. Awi mara'atin, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri yo hadithi yaravuze ngo yewe nuzimurwa n'umugore, kuko umuntu ashaka kwimuka ashaka urushako, ashaka kurongora umugore uri ahantu runaka, intumwa y'Imana ngo yatazawwajuha, nawe azamurongora niba ari wo mugambi we utumye yimuka. Intumwa y'Imana isoza hadithi ivuga iti: fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, na buri wese ukwimuka kwe icyo agambiriye nicyo azageraho. Ni ukuvuga ngo ikikwimuye nicyo uzageraho. Iyi hadithi rero tuyisanga mu bitabo bigera ku 9 bya hadith. Igitabo cya al-Imam Ahmad cyitwa al-Musnad irimo, wakadhalika igitabo cya al-Bukhari, igitabo cya Muslim, igitabo cya Abu Daud, igitabo cya An-Nasa'i, igitabo cya At-Tirmidhi, igitabo cya Ibn Majah, n'igitabo cya Abu Daud at-Tayalisi ndetse n'igitabo cya Ibn Khuzaimah. Ibi bitabo byose birimo iyi hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Hakaba rero hari ibyo twunguka bikomeye cyane muri iyi hadithi. Amasomo twungukamo n'ayahe?